urame buriya cyane uzarama bari banshutse ngo babonye inyama ahita berigita none ndamubuze ahubwo nta mubonye nukuri kw'Imana mungira inama nge ntabwo mfite ahubwo ikibazo none se navutse kera muri za 20 noneho ngeze icyo gihe ngo mbanda tarino uzi neza bivurirwa abarwayi cyangwa inzobere zigata ziza ngiye ukubita igipfunsi inzobere zikamara urumva ziretse rero byarwaye amagi umukubita iki yarabashije kuvuga ngo akwanura iki igipfunsi da neza ngakikwanure arayamba ibyo kuzana torukundo ntabwo bishoboka cyamusho tumugira ariko se tutagiye mu bintu bya hirya no hino sibyo murabona wowe uratinyuka ukavuga ngo ugiye gukubita umuntu igipfunsi kandi wambaye ikindi gipfunsi ntabwo uzi agaciro k'igipfunsi cyo kakoze inyuma y'94 birumvikana ibyo ngibyo munyihangane nane bagiye ko nanjye mwambaye agomba kujya mwubaha igipfunsi cyakoze ibitangaza muri iki gihugu umuyoboni ibyo uvuze niko kuri reba ari wowe wambaye igipfunsi ari nawe wambaye igipfunsi none uri gushaka gukoresha icyo gipfunsi ibintu bibi ubwo se urumva utari mubi umuyoboni imbabazi rwose sinongera kubitekereza wenda ambwira igihe azayampera niko wowe muko kugira ngo wangatwe amafaranga y'abandi wari uri gushaka kugenda nuko nari nyakeneye none uranayafite waranayari hariyega ukaba wambaye intore FPR uriganya ibyo bintu birashoboka ariko si ukuriganya wemera ideni ntiyicwa hanyuma rero reka ngiye nkubwize ukuri ntago aba bagabo bakoze ibi bikorwa bingana gutya ari byo gutesha agaciro mwambaye intore z'ikirenga ukashaka gukubita umuntu igipfunsi uyoboye kica ari igipfunsi muyoboye yego pe noneho rero kugira ngo ibintu bigende neza sibyo kugira ngo ibintu bigende neza wowe uremera igihe araguha nawe muhigi azayakwishyura ryari ngende umuyobozi w'umudugudu ngomba kubabwira icyo nshaka wabyanga ukiyaho zamakuna kumyenesha igihe cyose mara igihe cyose se wowe urekara mu biti ngiye sindi umuyobozi simpari ngende umuyobozi w'umudugudu niyanga kuyaguha azagira ute uzamuhane twanagiye ceceka oya ceceka hanyuma se urumuri urajya he rero umuyobozi burangiye rero narengiye kurama amapapayi mu ishyamba none se uranzanira cyangwa ntunzanira niba bishaka uzatujyana ariko ntacyo naza kuza no gukoringa ahubwo kangenda umva rero nkubwire utaragenda urumva wibuka ko ubu tutagomba guhiga urumva mu mudugudu wanjye nta muhigi ngishakamo urumva nanjye ubu ndi kugenda mbireka gake gake ariko nyibonye nayirya inzoka nizo turi kurya muri iyi minsi urumva ugende rero ukanuye ibyo byinshi turi kumwe mbere yewe mugabo ese bo sizoke ngo gute uze kati uri kiriya uti kiriya kiriya sha kiriya buriya sabune iriya sabune ya kiriya buriya nanjye nari nizi uruwahe se bande ndakubaza none se mu rugo nahagana kati nzembera wafe nzembera satuye he muri umudugudu wanjye ko nta nzembera ngiramo gatone umusagira yagaraje abananjye buriya kera ino muri izi karitsiye habaga umugabo bita abananjye bumva uwo bananjye rero bampaye inka bananjye naramukundaga nanjye cyane bananjye bagambe rero nawe twaduturanye mu izi karitsiye bari abaturage banjye burya nari nyoboye bananjye n'amashure burundu
ni icyahe basi dore urusasi sha ntago wamarira iminsi mu mudugudu nkwihanganira nanjye ngo ntuza n'abirungi kareka ntabo ngira mu mudugudu. yari hari gene yabonaga yari hari njye nayibonye yari hari da. Ariko se shobona ndi umuntu w'umugabo wo kwiriza ahantu ukazana n'inyama tuje kureba tukayibura. Yesu we Imvura gaswe ngiye hangana n'inyasi gutya nayibonye nose mvuye kuzoguruza gutya ntayibonye. Nayiboneye n'amaso yanjye nayiboneye None se ubwo kabiri gituye kabiri ngiye nayiboneye uretse yabiheza kakandi ngiye nayiboneye ariko reka ngiye nayibonye neza cyane ahubwo sinzi. buriya rero ngiye kuva kera papa yari umuhigi urumva ibintu byose nari nzi iyo nyibona ngahita nyimena ijisho. Yesu we urumva How many times naho you ubundi say rero that ni ukuvuga ngo before you njye know that Nigeria is not for you? You want to please others. komeza niko wa mugabo ubu uri umunyamahirwe cyane uruzarana iri shyamba nta muntu ujya urugeramo n'umwe. mvuye n'uruyongoyongo aha hepfo ndavuga ati aha hantu ntabwo mparenga ariko mbise mbona ko nzamara imyaka myinshi. ese wa mugabo we iri shyamba ninde wari kuzanyemo uri umurame buriya cyane uzarama. bari banshutse ngo babonye inyama ahita aberigita none ndamubuze ahubwo nta mubonye. ni ukuri kw'Imana mungira inama mwiri ishyamba ndahapfira ni ukuri kw'Imana. umugabo arapfuye birangiye. ni wowe umwishe oya nturuko kuvunya gahasi byakomera rero agize ira hirya bita bikomererayo. Giya tugende yewe. God have mercy on us. Bande. Ndakugenda cyane kandi kwa mugukitira. Have mercy upon us. Kwa mugabo byagenda kandi kwa ugiye kwinyari. sha njye ntabwo mfite ahubwo ikibazo none se mabarira no kuri kw'Imana ntabwo nzongera nta bibazo ubundi ngewe navutse kera muri za 20 noneho ngeze icyo gihe ngo mba ndayoba umuntu abaranza nyangije muri shyamba wambabariye ko ntazongera no kw'Imana ariko ngo mugire icyo mufana na cyo cyane ni ukuri kw'Imana ndakwinginze mbabarira cyatinyisha sha
ukavuga ngo ndikwiye Rwanyonga nasanga ari mukwiye ngakwica. Rwanyonga tumva rero kiniga amazi mwana wa mama buriya gasozi kagusabye